Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, turagushimiye kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro isanzure, ikiganiro kiba umunsi ku wundi, ikiganiro kiba kirimo amakuru nkuko nyine dusanzwe tubivuga, aho tubona amakuru tukakubyariza amandi makuru. Vango igihe cyose ubonye amakuru ushobora kuyabyazamo undi musaruro, waba amakuru waba ibikugira umumaro mu bundi buryo, ariko icyo tuzi ko ikintu cyose amakuru niyo ya mbere. Udafite amakuru nta buzima. Denis, komera cyane. Komere nawe Miki. Ndago navango aramutse cyangwa wiriwe kuko harababyutse. Hari ababyutse hari n'abakiryamye. Kandi tuba tugomba kubashyira muri mood. Imana yakinguye. Yongeye kunyereka inyinya. Ngiye kukwereka inyinya. Yitayikwereka byari bugende bite? Bana sinzi kabisumba ngisinziriye ahari. Ariko nyine niyo gushimwa cyane. So reka rero tubwire abantu mukore subscribe, mukore comment. So uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku nkuru zitandukanye, aho Burundi Denis ngo bwabyiniye ku rukoma. Burundi buri kubyinira ku rukoma, ariko nanone urarya urahekenye iryinyo. Iryinyo riravuga bawo burabyiniye mu buryo bumwe, ku rundi ruhande ntago bwishimye na gato. None twajya muri Uganda, abashehe barimo gukorwamo, ariko Denis nta kindi gihe byigeze kubaho nabwo bagakorwamo abasilamu bo muri kiriya gihugu. Yego byigeze kubaho cyane muri za 2016, ariko icyo gihe noneho wasangaga leta ivuga ko barimo baricwa n'ibyihebe bibaza ko batari gukorana nabyo, ariko ubu noneho barimo barakorwamo, noneho bashinjwa gukorana n'ibyihebe. Ariko se buriya leta ya Uganda se yabakoragamo n'ubundi gukorwa n'ibyihebe ko nta perezida yigeze rigaragaza icyabishe cyane, ntawamenya. Ariko bamwe mu barwanya leta ngira ngo bavuga ko n'ubundi ari leta iri kuba hitana, irimo irabibasira. So reka rero dutangire inkuru yacu tuyihera mu Burundi, ariko wenda turi no mu Rwanda wenda turaza kunyarukikaho gatoya, cyane cyane tugiye kujya mu Burundi. Denis, wenda twihuse nuko ku munsi w'ejo Perezida Ndayishimiye n'ubundi yirukanye minisitiri. Tubanze duhere kuri inkuru. Yirukanye minisitiri w'ubucuruzi n'inganda. Yego. Inyuma y'amezi 5 uyu nawe yaramaze kujya kuri uyu mwanya. Ndetse ubanza yaranashyizeho ubwo n'abandi ba minisitiri bagera muri 5. Hari n'abandi ba minisitiri yashyizeho. Biragaragara rero ko ino minisiteri ino yakuyeho minisitiri wari umaze amezi 5, biragaragara ko ishobora kuba ari minisiteri igoye cyangwa se irimo igiturire, kandi koko urebye n'ibyo igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi gifite ibibazo cyane cyane ibibazo bijyanye n'igitoro, niko cyita, bijyanye n'isukari, essence cyangwa se petrol. Yego. Ibyo byose ni ibibazo ahanini biba bireba muri mu nshingano za minisitiri w'ubucuruzi. Kuko niba abantu bavuga bati twabuze essence, twabuze petrol, isukari ntayo mu gihugu, isima ntayo, byose minisitiri w'ubucuruzi nawe rega buryo ukwiye kuba yakora campaign cyangwa se gukora policy izafasha abacuruzi bo muri kiriya gihugu cyangwa se mu gihugu runaka, bakaba babasha gukora inganda mu gihugu cyabo, inganda za sima, kuko Burundi bwabishobora. Bararufite uruganda, ariko nyine umusaruro rutanga ntago uhagije. Ariko urumva nyine hari uburyo bwinshi bwo kuba isima yakwiyongera mu gihugu. Umwe ishobora kuva mu gihugu cyangwa se ikava hanze. Urumva rero iyo minisitiri agenda akicara mu biro ntakore policy runaka, cyangwa se ntashaka uburyo bwo gufasha abantu kuba ibyo bintu babasha kubigeraho, ni ikibazo gikomeye. Ariko Denis igihe nkaba mbona ko ahanini rimwe na rimwe minisitiri ajya abantu bamurenganya, nuko ari we uri ku ruhembe rw'umuheto, ariko haba tekinisiye muri minisiteri nibo bantu bafite ibibazo bikomeye cyane. Yego. Uyu mu minisitiri wirukanywe yitwa nde Denis? Uyu mu minisitiri wirukanywe bamwita Madame Capitolina Nizigiye. Yari minisitiri nyine w'ubucuruzi, ubwikorezi n'inganda n'ubukerarugendo. Uyu Madame rero Nizigiye yari amaze amezi 5 yonyine muri zino nshingano. Kuva tariki ya 21 Gicurasi uyu mwaka nibwo yarahiriye kwinjira muri guverinoma y'u Burundi, asimbuye Immaculée Ndabanenze wari uherutse nawe kwirukanwa muri leta. Uyu rero nawe Immaculée yirukanwe, Ndabanenze yirukanwe azira ko
ngo yagurishe indege y'u Burundi ngo yagurishije indege yari isigaye ino ya Burundi yari isigaranye ku $50 ngo ni $50,000 z'amanyarwanda. Ako se buriya ubundi indege igeza kwa amafaranga menshi bigenda bite indege ubundi ku giciro cy'amafaranga indege zirahenda rwose. Iyi ngiyi sinzi wenda eta yari irimo cyangwa ukuntu yari imeze riba ari ikibasha no kuguruka, ishobora kuba yari iparitse rwose n'ibikoresho byose byarangiritse kuko nta ndege yagura amafaranga angana gutya. Ariko se kuki ariyo yazize? Urumva ko harimo akantu. Kuki ariyo yazize se? Niba yarazize ko yayigurishije urumva hatarimo akantu, harimo wenda kuba yarayipfobeje cyangwa se yarayihombeje. Yarayipfobeje niko umuntu yavuga, ariko iyo byose ntago yayigurishije ari indege iva ku kibuga ngo iguruke. So indege rero nyuma rero uyu nguyu nawe yaje kwirukanwa ku itariki ya 18 Ugushyingo, ubwo ni ku munsi w'ejo nibwo yirukanwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Gusa we ntiharatangazwa icyamwirukanye, yasimbujwe. Rimwe wenda muri politiki usanga ntabwo bakunze ngo runaka umuntu uri ku rwego rwa cabinet ministry itangazamakuru nibyo rikunze kuba atirukanwa cyangwa abandi bantu batirukanwa, ariko usanga mu matangazo asohoka bakubwira ko perezida runaka yasimbuje, ubwo ni mu bihugu ndiko ndi kuvuga, yasimbuje umuyobozi runaka, ubwo ni ku rwego rwa ministry cyangwa se DG, ubwo ni abakunze gushyirwaho na perezida wa repubulika, ariko ntawe uvuga kwirukanwa. Ariko ko byagaragara kose Denis uyu muntu abayirukana, kandi umuntu ageze ku rwego rwa politiki kuri urwego rwo kurya muri cabinet ni ugutegereza n'undi ukazanumwa cyane. Ahandi hantu ushobora kujya gusaba akazi ngo bibe byoroshye. So rero uyu mugabo nako uyu mudamu ntiharamenyekana nyine icyo yazize, ariko ndabona ndayishimiye no ministeri akomeje kuyiha abadamu, ashaka kuba abizera nuko mbona barimo baramutenguha kuba ko amaze kwiha babiri se. Nose kubwa nkuru nziza yari ifitwe n'uwe inkuru nziza byose ni umugabo wari uyifite. Tukiri mu Burundi rero reka tujye ku nkuru nyamukuru. Twavuga ko kuri uyu wa kane nanone perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yakuyeho ibihano byari bimaze imyaka igera muri 6, ndumva 6 byafashwe mu 2015 ku butegetsi bwa Barack Obama. Byari byarafatiwe Burundi ndetse n'abarundi bagera muri 11. Ni 11 nuko mbona abantu benshi barimo baribanda ku bantu 4, ariko ubundi abarundi bafatiwe ibihano bagera kuri 11. Nuko hari abavuzwemo abandi batakiri mu gihugu. Ese ibihano byafashwe ku butegetsi bwa perezida Nkurunziza ni kubera yamyigaragambyo byagenze gute? Ni bifitanye isano ni nyuma yaho neza yo kugerageza iriya. Mbese ba Niyombare baje kuzamo gute muri ibintu zana abantu uzana? Niyombare nyine nese se wayoboye iriya kudeta. Ariko kudeta yabaye harimo imyigaragambyo. Yego nyine imyigaragambyo nibwo batangaza ko Nkurunziza azongera kwiyamamaza manda ya 3 hari ku itariki z'Eshatu z'ukwa 8. Hari ku cyumweru icyo gihe abarundi bahise bajya mu mihanda kuva icyo gihe. Nyuma rero yo kujya mu mihanda wibuka ko ntuza uyu Niyombare yinjiriye mu myigaragambyo y'abaturage n'abakuraho ubutegetsi ko biranga kudetira pfo nibyo. So nuvuga ngo inkuru rero iteye gute? Joe Biden rero akaba yarakuyeho ibihano abayobozi y'u Burundi bari barashyiriho ibihano nyine bari barahawe muri 2015 kubera ibikorwa by'ubwicanyi n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, guhohotera abanyagihugu ntacyo bazira, imvururu zishingiye kuri politike no kubangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi. Cyari ibyaha byinshi, ni byinshi leta usanga hanini byikubiye bikunze kuba mu butegetsi cyangwa se muri politike. Joe Biden rero cyangwa se guverinoma ye yavuze ko yakuyeho bino bihano kubera ngo amavugurura akomeje gukorwa na perezida Ndayishimiye, ariko nanone ari nako akomeje kotswa igitutu ngo agire n'intambwe atera mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu cyo ngo mu Burundi kiracyahari, ntabwo kirubahirizwa. Ariko ni ibivugwa uko Burundi buvuga ko uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe, ariko imiryango mpuzamahanga cyangwa se ibitangazamakuru mpuzamahanga byo bikavuga ko umutekano utarahaba. Ariko Denis iyo unarebye ubona ko hari intambwe yatewe mu Burundi, kuko uyu munsi wa none abarundi bari impunzi bamwe namwe baratashye, nubwo hari abandi batari bizera umutekano ngo batahe. So urumva, ariko nanone hakaba n'ikibazo kindi cyari yaturika ry'ibisasu
ikibazo cya ubwo twavuga ko nacyo kiri cy'umutekano muke mu Burundi ahanini usanga abaturage babigenderamo ntabwo wamenya ngo ubyishe inyuma ninde harya ritabara rigeze ibyigamba rero itabara hari ibyo yigambye nka cya gitero cyo ku kibuga cy'indege yarakigambye ariko ibi byica abaturage ntibyemera yego Perezida Biden rero ngo akaba yakureho ibihano n'abandi bantu 11 bo muri kino gihugu biganjemo abasirikare n'abakora mu nzego z'umutekano barimo n'uwahoze ari minisitiri w'umutekano ubu ngubu akaba ari minisitiri w'intebe ni Niyombare Bunyoni wari nka nimero ya 2 muri guverinoma ya nkuru nziza niko ino nkuru ya Yahoo iri kuvuga ino ya AFP yari nka nimero ya 2 ku butegetsi bwa nkuru nziza abandi rero barimo Niyombare nyine nkuko twavugaga harimo Niyombare barimo Godefroid Bizimana nawe yari ukegera mu bijyanye n'umutekano harimo Cyril Ndayirukiye nawe yari koranaga na Niyombare yaranapfuye ndetse Cyril gupfa shashize igihe yapfuye uyu general akaba yaraguye muri gereza ko nawe yashinjwaga gushagurira ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza urebye nawe wari nimero ya 2 kuri Niyombare ubwo bamara gukora kudeta igapfuba we yatawe muri yombi ngira ngo warabibonye amavida bamucakira bati yebega general barimo bamuboha harimo kandi Gervais Ndirakobuca icyo gihe yari umuyobozi mukuru muri minisiteri y'umutekano ubu ngubu ni nawe uyiyoboye noneho ubu ni minisitiri w'umutekano mu Burundi ni wa wundi ejo bundi bavuze ko abanyamadini bashaka gushinga nibyo bashaka gushinga amadini bajya gushinga amakoperative y'ubuhinzi badakeneye ko amadini ari ngo arahagije ibyo rwose ibintu nebyo none se wowe abantu barimo barashinga amadini hirya no hino mu makaritsiye hirya no hino mu gihugu mu ntara zitandukanye mu makomine atandukanye nyamara hari abanyagihugu cyangwa se abantu bo mu gihugu badafite imibereho ushaka kuko idini ni nka association no gushyira abantu hamwe wajya ugakora association y'ubuhinzi izungurira abantu cyangwa ugakora association ikora nk'ubu Burundi urabona ko bafite ikibazo mu bucuruzi ukurikije uko perezida Ndayishimiye kwirukana abaminisitiri bashinzwe ubucuruzi bafite urebye nibi by'inganda ubucyarugendo Burundi bufite ibintu byinshi bukeneye ku marketinga cyangwa se guhindura mu mibereho yabwa buri munsi none abantu barazana amadini gusa amadini kandi ayo madini arakenera ya maturo amaturo aravahe abaturage nta kintu bari ahubwo abaturage bari busabwe guhora kujya gusenga buri munsi so urumva rero rimwe na rimwe hari igihe tujya abayobozi bafata decision ugasanga zishobora kuba zifite ireme deni nubwo wenda abantu b'imyemerere batabyumva ariko ngenda byumva kimwe n'uwo minisitiri so rero nawe akaba ari umwe mu bari barahawe urumva yari umuntu ukomeye cyane ku bwa perezida nkuru nziza uvuga rikijyana n'ubwo baracyakomeye urebye minisiteri afite y'umutekano ntabwo ari minisiteri yoroshye uyu niwe watumye abahanzi b'abanyarwanda batajya gutaramirayo uyu minisitiri arakaze cyane byo kuvuza imiziki hano aravuga rikijyana uzi ko avuga nta wundi muntu ubanza perezida Ndayishimiye ari wenyine wemere kuba yamuvuguruza cyangwa se kuba yamuvugaho kabese rega Ndirakobuca ni na general nawe ntago ni general buriya Gervais muri abo bantu kandi dukomeje harimo bita Leonard Ngendakumana nawe yari umwe mu bo mu nzego z'umutekano ariko nyine nawe yashinjwaga gufatanya na ba Niyombare nyuma rero yo kugerageza guhirika ubutegetsi bikanga Ngendakumana yakomeje gukorana na Niyombare ndetse ari umwe mu bagiye bayobora ngo ibitero by'amagrenade byibasiye Bujumbura harimo n'ibyibasiraga abapolisi ku biro by'amatora nk'uko inkuru ndi kubona ya VOA yakoze icyo gihe bivuga nyuma ya 2015 kandi Amerika yarakomeje ifata n'ibindi bihano ifatira abandi bantu bo mu nzego z'umutekano bagera muri 4 ibihano harimo bita Joseph Mathias Niyonzima ngo yarakuriye uyu yakoranaga n'imbonerakure ngo zishinzwa guhohotera abakekwaho kuba batari bashyigikiye nyine leta ya nkuru nziza harimo Alexis Sinduhije uramuzi ni umunyapolitiki wahunze utari mu gihugu cy'u Burundi niwe bavuga ko ari inyuma yari ditabara yego
uyu ngo ni nawe muri iyo nkuru nyine icyo gihe muri 2016 yashinjwaga kuba ari ushaka ngo abantu bajya mu mitwe irwanya leta ikabaha imyitozo ya gisirikare. Urumva ko Sindwije yakunze kuvugwaho gukorana n'inyeshyamba kuva kera. Harimo ariko we yabiteye utwatsi, we yarabihakanye, nko kuba umuyobozi wa Red Tabara we yaravuze ati reka ibyo ngibyo ni ukumbeshyira, uretse ko n'icyo irwanira ngishyigikiye. Ikirwana no gukora ubutegetsi bwa buriho mu gihugu cy'u Burundi. Harimo kandi uwo bita Marius Ngendabanka, ni umunyakinindo muri Bujumbura. Ngo yayoboraga akarere ka mbere ka gisirikare, akaba n'umugabo w'ingabo z'u Burundi wungirije wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Uyu nawe yashinjwaga kugira uruhare mu gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura. Hararimo Edouard Nshimirimana nawe ngo muri Vyanda yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel, akaba ngo yari umwe mu bayobozi ba Forebu nawo ni umutwe Forebu sibo bahoze ku butegetsi bwa Buyoya. Oya, uyu ni umutwe witwara gisirikare witwa Forebu, ntabwo ari Forodebu. Ni Forebu. Ndira ko buce ndabona atoroshye Denis yahoze ari kamanda wa polisi, ari umukuru wa polisi. Yaza kubana nyine na minisitiri wa interieur kandi ngo aregwa ibintu by'ubwicanyi n'ibihotera abasivili muri 2015 mu Burundi. Yari afatiwe ibihano na Amerika ndetse n'Uburayi. Ariko nabo bwabikuyeho ndakeka urigeze kubikura hari Uburayi hajya bwabikuraho, turaza kubireba. So ngibyo rero ibituma abarundi umunsi none barimo babyina cyangwa se bishima, ngira ngo ndayishimiye nawe nahise mbibona kuri Twitter. Denis wayisura yahise yandika ashima cyane, arashima. Ariko ku rundi ruhande muri abo bantu bakureho ibihano na ba Niyombare barimo abantu bafatwa nk'umutwe w'iterabwoba, kandi nibyo tugiye kujyaho. Ndayishimiye we yabyanditse avuga ati mu izina ry'abarundi baturage, mu izina rya guverinoma cyangwa se mu izina rya leta y'u Burundi ndetse n'abaturage, no mu izina rye bwite, ngo yishimiye icyemezo nyine cya His Excellency Joseph Biden cyangwa se perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gukuraho ibihano cyangwa se ibihano emergency with respect to the situation in Burundi. Yari ngo ari yabyishimiye, ngira ngo wajya ubona n'amakomenti menshi cyane abantu burya ni gake uzabona uyu muperezida yandika kuri Twitter cyangwa n'abandi baperezida benshi buriya akenshi ntibakunze kwandika kuri Twitter zabo. Nk'ubuheruka gushyira kuri Twitter ndabona ariko ari November, aho yihanganishaga abantu b'i Kampala na Perezida Museveni ejo bundi ku itariki 13. Rero yongeye kwandika ejo ku itariki 18 nyine ashimira uyu Joseph Biden. Urumva nyine niba yavuze ati mu izina rya leta, mu izina ryanjye bwite, yabanje mu izina rya leta kuza mu izina rya rubanda no mu izina rye bwite. Mu cyongereza rwose iki ni ikintu cy'ingenzi, kuko mu bantu bari barafatiwe ibihano buriya nta muntu imitungo yabo yari iri muri Amerika yari yarafatiriwe, nta wari wemerewe kuhakandagiza ikirenge. Nubwo ni ukuvuga ngo n'ibijyanye n'ubucuruzi hari aho byagarukiraga. Umva se noneho ahita amusubiza, abarundi bumve comment washyize ngo ni byiza cyane, hasigaye ko mufata mu minwe ikibazo cy'inyuruzwa ry'abantu kimonogoje. Nyine urumva ikibazo cyo kunyereza abantu ngo gikomeje kuba gushimuta. Ubwo ni ugushimuta, iyo bavuze ni ukunyereza kunyuruzwa abantu ngo kimonogoje, nyine ngo giteye inkeke mu gihugu. ngo nk'ubundi bwo turashima umurindi muri ko, bamwe barabashima. Hano ndabona uwo bita Chance, mwumva neza avuga ati dutegereje ko na bagenzi be bishimira kino cyemezo. Bakora bavuga perezida w'u Rwanda ndetse na Museveni na Suru Samia, bavugamo ndabona bavugamo Potus ni intuzi na State House Kenya, ubwo ni Kenyatta. Ubwo bategereje nyine kumva ko n'aba bayobozi hari icyo bavuga bo muri East Africa bababwira ati congratulations cyangwa se twishimiye ibyo
Burundi bukuriwe ibihano. Ariko mu by'ukuri tuvuze dusubije amaso inyuma, ndayishimiye wa mugani, urabona ko hari intambwe arimo aragenda atera. Rero ko yanavuye no muri Amerika ejo bundi mu nama y'umuryango wa UN ya United Nation yavuyeyo. Urumva rero kandi nkeka ko hari ntiyabonanye na Biden ra niba barabonanye. Ikindi perezida Ndayishimiye akimara kujya ku butegetsi yakoze ingendo nyinshi zitandukanye ngira ngo bitandukanye nuko Nkurunziza yamaze imyaka 5 atarasohoka mu gihugu. Kuva bagerageza kumuhirika rwose akarenge yahise agacira mu rugo, aravuga ati sinzongera gusohoka mu gihugu. Ariko urebye uyu perezida Ndayishimiye we akimara kujya ku butegetsi ngira ngo ikintu cya mbere yarebaga cya mbere abona gikenewe mu Burundi no gukomeza umubano n'ibindi bihugu cyangwa se kubaka diplomasi ikajya ku rundi rwego. Denis ngira ngo wabonye ko hazazaho n'ubushake bujyanye n'ibiganiro hagati y'umubano mu n'u Rwanda wari uriho, hatangiye kubaho kuganira ko abayobozi b'iperereza ndetse n'aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Urumva mu gihe ku gihe cy'ubuyobozi bwa Nkurunziza nta ambasaderi wazaga no mu nama yabereye hano mu Rwanda, ndetse n'izayase baraziboyikotingaga ntago bazijyaga. Urumva ko Umurundi wabaga yifuza kwicarana n'umunyarwanda munsi y'igisenge kimwe, umurundi wo ku ruhande rwa leta cyangwa se wari mu butegetsi. Ariko urebye uko uyu munsi bimeze urabona ko perezida Ndayishimiye we hari focus afite Denis, ndetse biranakwereka ko hari ikishoboka ko Burundi buzongera cyangwa se buzanarushaho kugira intambwe irenze iyo bwari buriho Denis, cyane cyane muri diplomasi. Urabona ko bwongeye gufungura amarembo, buri gukorana n'ibindi bihugu. Denis rega diplomasi niyo yubaka politike mu gihugu, niyo politike diplomasi nicyo gihugu, kuko kubaka diplomasi akenshi abantu bayibonera mu bubanyi n'amahanga cyangwa se ubutwererane. Urumva iyo mudafite abantu mukorana bijyanye n'ubutwererane, ububanyi cyangwa se imikoranire za partnership, byose kuko diplomasi niyo yubaka ibintu byose na education n'ubucuruzi, nayo masezerano y'ubucuruzi agerwaho ari uko ibihugu byicaranye bikaganira. Buri kimwe cyose ubundi diplomasi nicyo gihugu. Iyo bavuze diplomate wanga umudiplomate ni umuntu ushinzwe kubaka nyine ubuzima bw'igihugu, kuko izo policy zimwe na zimwe igihugu gishyiraho cyangwa se ibitekerezo bimwe na bimwe biba biriho bizakorwa bizagerwaho, imirongo imwe n'imwe biriho ntago byagerwaho hatariho ubwo butwererane cyangwa se ubwo bubanyi hagati y'ibihugu n'ibindi cyangwa se n'imiryango runaka. Ariko Denis nubwo iki kibazo twavuga ko Ndayishimiye ari mu munyenga nyine cyangwa se mu rukundo rwo kwishimira ko bakomorewe, ni nako Denis twavuga ko ari kuritsira cyangwa se bababajwe Denis, kuko gira ngo mu minsi yashize Burundi bwashyizeho mandadare, bwashyizeho impapuro zo guta muri yombi ababurwanya barimo cyangwa se bashatse gukora coup d'etat barimo na General Niyombare n'uyu Alexis Nduhije. Abo rero bari mu bantu bakuriwe ibihano Denis. Bari mu bantu bakuriwe ibihano. Ubu ngubu Nduhije nimba yagarukiraga mu Burayi ashobora no kugera muri Amerika, kandi Nduhije urebye ntabwo ari umunyapolitiki woroshye. N'ishyaka rye MSD ntabwo ryari ishyaka ry'akana mu Burundi, ryari rimwe mu mashyaka akomeye. Bivuze ko Nduhije nawe n'umwanya nawe abonye mwiza wo gukina politike Denis, umwanya abonye wo kuba noneho yakora nawe diplomasi ku ruhande rwe nk'ishyaka. Ubwo nyine uko byagenda kose Burundi burabyina ku ruhande rumwe, ariko abishwa cyangwa se abanzi babo, abo bwita abanzi babo, nabo babonye bagiye kuva mu myobo. Nka Niyombare umuntu kuva muri 2015 nta muntu uzaherereye. Mandada arafite wenda niyo Burundi, ariko ibijyanye n'impuzamahanga ivuyeho. Bivuze ko Niyombare ashaka no gufata indege akigera muri Amerika cyangwa akigera mu bindi bihugu. Ubundi kandi sinzi umuryango umwe gubura ushaka ko nawe warabakuriye ibihano, cyangwa se nkurikije uko mbibona niba utarabikuraho nawo nicyo gihe cyo kubikuraho Denis cyane. None se rega abanyaburayi buriya nabo bagendera mu kwaha kw'Abanyamerika. Ariko abanyaburayi ahubwo bwabikuyeho kera, kuko Uburayi nkeka ko Ndayishimiye akimara kujya ku butegetsi, niba nibuka neza bushobora kuba bwarakuyeho ibi bihano bwari bwarashyiriyeho leta y'u Burundi cyangwa se abategetsi b'u Burundi. Nibyo ntabwo uri kwibeshya, ahubwo ni mu kwa 6 nibwo bwabikuyeho.
ubwo rero urumva Uburundi burishimira koko n'abarundi barishimira ko ibyo bihano byakuweho ariko ni iturufu ikomeye Denis ni iturufu ikomeye kuko abapoza babo nabo bongerewe imbaraga nabo bonye imbaraga zo kujya mu bibyo bihugu kuba bajya kubona na ba Biden cyane n'ahandi bati nyamuneka mudufashe dukure ubutegetsi ubwo ngubwo no kuvuga ngo Amerika ibafungurira amarembo bose bagende batanga ibitekerezo byabo abo yumva ubwo uzagira imbaraga niwe uzakomeza kuridinga undi cyangwa se guta mu minwa kumufata kuko urebye niba Burundi bukuriho ibihano wenda abo bategetsi bari mu butegetsi n'abari muri opposition bakurwaho ibihano ku ruhande rumwe opposition irishimye no ku ruhande leta irishimye ndakora hiye ubwo rero ufite ubunararibonye muri diplomasi niwe uzigaragaza cyangwa se ufite network kuko kugira ubunararibonye ni kimwe hari network hari n'uburyo noneho abantu bakubona so regard Denis na diplomasi ugira ibyo presentinga cyangwa ubwo bunararibonye niyo politique hari ibyo uzana ibitekerezo uzana n'ibyigaragara biri physically hari biba bitari bitagaragara hari nibiba bigaragara abantu bakabiraho kuko buri muntu ashobora kuraba ati ariko Denis afite ibitekerezo cyangwa se uriya muntu afite projet nziza ino projet umuntu ayisapotinze yagira ikibyara kuko n'abazungu nabo ntago baza kugubwa ngo baje gufasha ngo abana ngo bari bafite ikibazo cy'imirire mibi nabo bafite target bareba hari izindi nyungu runaka cyangwa aravuga ati twe tubikoze gutya hari imiryango ibikora tubikoze gutya ariko natwe hari abazadufasha bakaduha amafaranga na gutya yo gukoresha muri ibyo bikorwa akazi kakaboneka n'abakozi bagahembwa rega ntibyoroshye Denis Maisha ni imibare so rero urumva ko ku ruhande rumwe Denis Uburundi burabyinnye ku rundi ruhande iryinyo kurindi bitewe nuko abaopoza nabo barekuriweho ndetse n'urubuga nabo bararubonye rwo kwidegembya ubundi bagahangana ngaye nguko reka tuse nk'abasohoka mu Burundi twerekere muri Uganda hose ni mu baturanyi aho muri Uganda naho nyuma ya iraswa ry'ibyihebe by'abiswe ibyihebe Denis abakora iterabwoba nyuma y'ibyo yuko iterabwoba nyine muri Uganda ni igihugu kimaze iminsi kibasiwe n'abantu bateraga ibisasu cyangwa se bakabyiturikizaho ariko kuri uyu wa kabiri ushizeho habaye ikintu kidasanzwe niko umuntu yavuga mu mujyi wa Kampala waribasiwe noneho ku nteko impande y'inteko ishinga amategeko ndetse na hafi y'ibiro bya polisi urumva ko batangiye gusatira noneho ahantu hakomakomeye ejo bundi ushobora kumva banasatiriye bageze w'igihugu akorera kuri state house birashoboka rega hari ahantu hatagerwa Denis buriya abantu benshi baribeshya umukuru w'igihugu usundi buriya abantu uzabona umukuru w'igihugu yatatswe nko muri Haiti nuko byagenze abantu baba hafi nibo babigizemo uruhare ariko igihe abantu bashyize hamwe biragoye ko ushobora kujya kuvogera umukuru w'igihugu cyangwa ukavogera igihugu biragoye Denis so ngira ngo abantu benshi bagiye bifuriza Ubugande babuha condoléance babubwira bati Abagande turi kumwe namwe mwihangane ariko noneho Denis ngo abashehe bari gukorwa kugira ngo ari ikize ko n'ubundi muri Uganda abantu baba mu idini ya Islam bahura n'akaga gakomeye cyane bagiye baraswa abandi bakaburirwa irengero uyu munsi none bimeze bite uyu munsi wa none amakuru ahari nuko kuri uyu wa kane muri Kisoro polisi ya Uganda ni mu karere ka Wakiso ngo nyuma yo guhangana n'abashinzwe umutekano bari boherejwe kugira ngo bamufate umushehe bita Muhammad Abbas Kirevu yarasiwe ahitwa Nsangi ni mu gace ka Nsangi nyine ko muri kano karere ka Kisoro umuvugizi wa polisi akavuze ko uno mugabo yari afite inshingano zo guhuza no kwinjiza bamwe mu banya-Uganda mu mutwe w'inyeshyamba za ADF zishinjwa kuba inyuma y'ibitero by'ubwiyahuzi bya bombe bimaze iminsi byibasiye Kampala birimo nyine n'iki cyo kuwa kabiri ushize cyaguyemo abantu 7 barimo nyine n'abiyahuzi 3 abiyahuzi bageze kuri rwa rwego nka rwa rundi tujya tubona mu burasirazuba bwo hagati bwo kwizirikaho ibisasu muri Uganda muri East Africa ariko Denis bivuga ko muri nteko ishinga amategeko ya EAC mu minsi yashize yigeze kuvuga ko EAC yibasiwe abantu bumvaga ko ari ibintu bidashoboka ariko
Denis biragoye cyane bivuze ko ibihugu byose bikwiye kwitegura kandi bigaragara ko amakuru aba ahari rwose ko ibintu bigiye kuba ngira ngo n'abongereza bari bavuze ko Uganda igiye kwibasirwa n'iterabwoba cyane none reba abagande bari mu bihe bibi bitoroshye aho Denis abantu bashobora ugenda uzi ko udushobora kutagaruka kubera iki kubera icyo kibazo cy'ibyo ntuza uyu mushehe rero akaba yararashwe inzego z'umutekano zavuze ko yazirwanyije ibyo ni ibisanzwe akenshi bavuga mu bihugu bimwe na bimwe bati kandi ko kuba barwanyije bamugani bagokekaho iby'iterabwoba urumva ntibakureka baraguhonda rwose so rero twavuga ko aba bashe cyangwa se bari byose ubwo abahagarariye idini ya Isilamu ngira ngo ariko na Museveni ngo sinzi ahantu yibonye avuga ko abasilamu yabibasiye avuga ko sinzi aho nabibonye avuga ko ikibazo cy'imyemerere kiri inyuma y'ibi bintu by'ituritwa abivuga ko yaba yavuze ku basilamu avuga ko ikibazo cy'imyemerere gishobora kuba kiri muri ibi bintu by'intuza by'iterabwoba nko muri Uganda ariko ubona ko mugani ni ikintu kimaze gufata intera nko muri 2015 aba imamu ni abayobozi b'imisigiti yego bajya kuri 12 bishwe mu myaka 2 12 bose bari bamaze kwicwa harimo uwo bita Sheikh Ibrahim Hassan Kirya icyo gihe muri 2015 mu kwa karindwi niwe wari umaze kuraswa ngo yarashwe arimo aragura imbuto ibintu bibera muri Uganda ubona ko ikibazo cy'umutekano kimaze iminsi rwose ari kimaze kuba gaterera nzamba niko umuntu yavuga kimaze kuba ingorabahizi cyangwa ni kikomereye abagande cyane cyane urumva ndetse n'abakurikirana hafi Denis abona ko bitoroshye ubona ko ari ikintu kitoroheye ubugande Denis rega nawe ubwawe ntiwatinya urumva ibintu nk'ibi biterabwoba rimwe na rimwe bituma n'ibihugu bishobora kuruzinga kubura ntuzamafaranga control no kubura control ahubwo byo gusabota nanuza n'icinjizaga income kubera ko n'ibihugu gifite abakerarugendo bakizamo ntago bazakizamo kubera ikibazo cya terrorism baratinya ko gishobora kubastinga bikaba byatuma abantu batabasha bapfa bahasiga ubuzima n'abakora ishoramari muri icyo gihugu nabo bagira ubwoba ngira ngo Denis ariko no muri Uganda n'ikindi bigeze gushimuta umuzungukazi urabyibuka ko hari umukerarugendo washimuswe urumva Uganda bamugane hakunze kuba ibintu utamenya umuvugizi rero wa polisi yagize ati Sheikh Mahmoud Kirevu yishwe ubwo yahanganaga n'itsinda ryacu ry'umutekano ubwo yageragezaga kwanga gutabwa muri yombi ati numwe mu bagize akanama gashinzwe kwinjiza no guhuza ibikorwa bya DF mu gihugu yavuze kandi ko abashinzwe umutekano barimo no guhiga n'undi mushehe wo bita Sulaiman Nsubuga utuye Kajansi ngo ni ku muhanda wa Entebbe n'abandi kubera kugira uruhare mu gushakira abarwanya umutwe w'inyeshyamba no guhuza ibikorwa byabo urumva n'abasilamu bashobora gukora n'akaga muri iki gihugu cyangwa se urumva itekeza mu myaka 2 abayimamu 12 aho ni muri 2015 kandi nyuma yaho hari abandi bapfuye noneho Denis kubera iki kibazo ngira ngo habaye n'abantu bo muri Kisoro nibo bavuga bati umupaka urakajijwe cyane ku mupaka w'u Rwanda na Kongo ngo byari bitewe n'iki n'umurwanyi wa M23 wafatanywe SMG ebyiri imbunda nyine ebyiri ubwo SMG ni ziriya bita Kalashnikov umugabo uvuga ko nyine yari umurundi wo muri M23 yafatiwe mu mujyi wa Kisoro afite imbunda ebyiri n'amagazini zazo buri imwe ifite amasasu 30 urumva abagane nabo bayafite ikintu bari kwikanga so urumva icyo twavuga ko iyo harimo ibintu bya terrorism mu gihugu cyangwa se bikekwa abantu ntago baba stable uvuga ngo uwari wese nawe Denis ushaka kwishanga wafashwe ukizweho ibyaha utanazi niyo mpamvu umuntu utegura ibintu nk'ibi ngibi ahimukira rubanda kuko mu iperereza urafatwa bashaka no kubana ushaka no kubugenda na butanabizi Denis ugashiduka wisanze mu maboko atara yawe uzira iki uziragatse urumva rero abagande bari mu bihe bitoroshye cyane ikindi kintu gituma abantu bagenda bikandagira avuga ati nshobora gusohoka singaruke kikanurikana hanyuma umugabo nabona agatanga ubuhamya ejo bundi ku wa kabiri nyine bya bisasu biturikira imbere y'aho polisi ikorera
avuga ati rwose nyijijwe n'Imana, ati nibwo nari nkimara guparika imodoka yanjye hariya, ati none ibaye ubushingwe. urumva nawe yari bubigenderemo cyane. Denis wenda dusa nk'abava kuri inkuru tujye no muri Congo, nuko ngo amabanga ya Kabila ariko amaze gushyirwa hanze. Kabila biravugwa ko yanyereje amafaranga menshi cyane ayoherereza hanze y'igihugu ku bantu b'inshuti ze. Ariko ubu Kabila si propaganda bashaka kumukorera yo gutuma atazagaruka kwiyamamaza hamwe na Tshisekedi. Kabila hari n'andi makuru merutse kubona aregwa ngo kwambura umuntu diyama, ni ukuyifatira ku ngufu bitewe n'icyo yari ari cyo, ngo diyama ifite agaciro ka miliyari y'amadolari. Ubu Kabila si propaganda mukorera, kuko urumva bavuga ngo bavaho kampani y'umurizo z'umuryango n'inshuti za Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo zohereje za miliyoni z'amadolari y'Amerika zo mu mari ya leta kuri konte zazo bwite zo mu mabanki, nk'uko amakuru y'ibanga yamenwe ya mbere menshi muri Afurika abigaragaza. Nuvuga ngo urebye ibintu harya hasigaye imyaka ingahe Congo biyamamaza? Bazajyayo muri 2023. Ubwo ni umwaka umwe n'igice gutyo, imyaka ibiri. Tshisekedi ariko ni umuhanga, yikuyeho kamere n'uyu nguyu n'abashaka kumwikiza. Jean nabwiye ni Tshisekedi mu mwitege, ati abantu benshi yagiye ku butegetsi bamubona nk'umwana muri politiki, ariko azabereka ko rwose atoroshye na gatoya. Urabona ko Kabila muri iyi minsi kandi arimo arihuza n'umuntu bari abanzi, Martin Fayulu, basa nk'abakoze ihuriro ryiyemeje kurwanya, n'ejo bundi muri weekend ishize bakoze imyigaragambyo yo kwamagana Tshisekedi. Urebye barabona ko Tshisekedi abageze kure kandi azabakubita Denis. Iriya komisiyo y'amatora yerutse gushyiraho baravuga ko ashaka kuzayikoresha nyine. Akosa ari wowe, kuko uwagomba kuzamusimbura ari muri gereza. Kabila nawe urumva ibi byaha byose ari kumwe, ntiyapfa kumusubiza intebe, ni hatari. Martin Fayulu nawe ni umuhubutsi, ni umuntu atapfa kwiringira. Ikindi kintu noneho hano kinakomeye, urebe ko yahinduye ibintu byinshi Tshisekedi, yagiye akuraho abantu benshi mu myanya, bageza no kuri ba gavana no mu nzego z'umutekano abo yasigiwe na Kabila benshi yagiye abashyira ku ruhande, abandi barahunze baratorongeye. Abikoze nkanuza nka TPRF na ntuza na Abi. Ariko Abi we urabona ko byamubereye idosiye. Abi byamubereye ingaru. Ayo mafaranga rero ngo yoherejwe kuri za konti z'izo kompanyi nyine za Kabila cyangwa z'umuryango we, nko muri banki yitwa Banque Gabonaise et Française Internationale, aho ngo hari za miliyoni z'amadolari cash. Ibanki ikorera mu bihugu byinshi byo muri Afurika ndetse no mu Faransa. Ikinyamakuru Mediapart nicyo kizagaragara, ano makuru ni ikinyamakuru cyo mu Faransa gikunze gucukumbura inkuru izi ngizi. BBC rero nayo yagikesheje ino nkuru, ivuga ko rino perezida rituma hibazwa kuwungukiye muri ayo mafaranga yoherejwe, ndetse n'ibibazo byo kubogama bishobora kuvuka kubera amasano ya hafi y'abo bireba, ngo ni conflit d'intérêt. Umuyobozi rero w'ibikorwa w'ishami rya banki ino twavugaga Banque Gabonaise et Française muri Congo, ngo kuva muri 2012 kujya muri 2018 nibo bita nyine Francis Selemani yareranywe na Joseph Kabila. Urumva ko baraziranye. Noneho ikitangaje ahubwo ni ukuvuga ngo hari n'amafaranga y'amadolari miliyoni imwe yavuye muri Seniba muri komisiyo y'amatora, yoherejwe muri Seed Oil ajyanye no kuriha ibitoro. Ese komisiyo y'amatora ubwo ni essence nyine bagurishaga ntuza essence. Ndabona no muri kino kigo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyo bita Jekamine, nacyo urabona ko cyagiye ngo kivanwamo ngo ari munsi ya miliyoni, atari munsi ya miliyoni 43 z'amadolari.
na miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika yavuye muri kompanyi y'igihugu y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Niyo miliyoni avugaga yavuye muri seni. Numva ko ubwo ni miliyoni zigera muri hafi. Ibyo yose ni amafaranga menshi ngibivuga Dennis ngira ngo kabya tuzabigarukaho kurumva n'ubusesenguzi bwinshi. Dushobora no kwibaza niba iki kintu kiri kumuvugaho atari uburyo bwo kugira ngo muhonde mbere yuko atekereza kuba yakwiyamaza cyane ko uwo yahaye ubutegetsi nawe akeneye kuguma ku ntebe. So reka rero duse nk'abasoza Dennis amakuru twari turiho tuganira inkuru yacu zibanze ku Burundi na Uganda. Twari turi muri aka karere ntabwo twagiye kure cyane. Reka dushimire rero abakuri iki kiganiro isanzure, ikiganiro cyari cyiza mwafatanyije natwe kukireba ndetse no kudukurikira no gutanga ibitekerezo. Turabashimiye. Mukore subscribe cyangwa se mukore s'abonner, ukore comment, ukore na like, unazisharinge kuko ni wowe utubesheje kugira ngo tuvuge cyangwa dukora kuko uhari. So dukeneye inkunga yawe yo kubana natwe, ibitekerezo n'abatunenga ni byiza, abadushima ni byiza. Mwese muraba agaciro, tubashimiye umwanya wanyu mwafashe mukareka iki kiganiro. Ikindi kiganiro isanzure naho utaha. Murakoze cyane.